Mu kinyejana cya 16 umushakashatsi Park Matthews umwe mu bagaragaje ko uburyo amaguru y'umuntu aba ameze iyo yicaye ushobora kugaragaza imyitwarire ye uko ari kwiyumva n'ibindi bitandukanye mu buzima bwe. Kenshi ntabwo umuntu ahora yicaye mu buryo bumwe, hari ubwo ahindura uko yicaye bitewe n'ahantu ari, uburyo yicayemo n'ibindi bitandukanye. Icyakora hari uburyo usanga bukunze kwiganza mu gihe umuntu yicaye, ugasanga bizi ko runaka akunze kwicara amaguru ye asobekeranye, ukuguru kumwe kuri hejuru y'akandi, cyangwa se ubundi buryo tugiye kuvuga. Ibi bikunze kugaragara cyane nk'iyo umuntu yicaye ahantu hisanzuye, afite ibipimo by'ubushyuhe bisanzwe, uburyo imyicarire y'umuntu idashingira ku zindi mpamvu runaka. Icyo gihe niba ushobora kubona ibyo umuntu ashobora kuba ari gutekereza cyangwa se uburyo ari kwiyumva hashingiwe ku miterere y'amaguru ye. Bamwe mu bantu bazi ibisobanuro by'imyicarire y'abantu hagendewe ku miterere y'amaguru yabo ni abakozi bo mu ndege. Aba bahabwa amahugurwa yihariye agamije kureba uburyo imyicarire y'abagenzi mu ndege ishobora gusobanura ibyo batekereza. Ubu bumenyi babukoresha mu kuvumbura abagenzi bashobora kuba bafite ubwoba mu ndege, bityo bakaba babaha ubufasha bwihariye. Hariho uburyo bwinshi umuntu ashobora kwicara, ariko tugiye kwibanda ku buryo butanu bukunze kwigaragaza cyane, turebe icyo busobanura ku buzima bwawe. Kora subscribe maze tujye tubana umunsi ku wundi. Uburyo bwa mbere ni ukwicara amaguru ahinnye ariko yegeranye. Kwicara amaguru ahinnye ariko yegeranye ni uburyo bwo kwicara bukunze gukoreshwa n'abantu bifitiye icyizere, bakaba abanyabwenge kandi bakagira icyerekezo mu buzima bwabo. Nk'uko ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza Ohio bwabigaragaje, ni abantu kandi bubahiriza igihe, bakagira gahunda mu buzima bwabo kandi bakaba abantu bagira isuku cyane, ku buryo aho bakorera naho batuye usanga hari isuku ihagije. Ni abantu b'abanyakuri, ariko ugasanga ari abantu bagira ibanga kandi badakunda ko abandi bamenya ubuzima bwabo muri rusange. Uburyo bwa kabiri ni ukwicara amaguru ahinnye ariko atandukanye. Ubu buryo bukunze gukoreshwa n'abantu bakunda gukora ibintu neza kandi bakabinoza. Ibi bituma bashobora guhorana impungenge z'uko ibintu bashaka gukora cyangwa se ibyo batangiye gukora bitagenda neza. Ni abantu bagira ibitekerezo byinshi, rimwe na rimwe bivangavanze, bikaba bishobora gutuma bagaragara nk'abantu bagira akavuyo mu buzima busanzwe. Ni abantu kandi badakunze kugira ubushobozi bwo gukora ikintu runaka igihe kirekire. Ibi bituma bashobora kutarangiza inshingano batangiye, kuko ari abantu barambirwa vuba. Kugira ngo batange umusaruro, aba bantu bagomba guhora bibutswa inshingano bafite, bagahuzwaho igitsure kugira ngo bakore neza. Uburyo bwa gatatu ni ukwicara ukuguru kumwe kuri hejuru y'ukundi. Aba bantu bakunze kugira ibitekerezo bidasanzwe, bakaba abantu b'abahanga ndetse bakagira n'ubushobozi bwo kurema udushya mu byo bakora. Muri make ni abantu bavamo abahanzi beza. Aba bakunze kugira ibitekerezo byinshi, bagakunda gutekereza ku kintu runaka ku buryo bashobora kukibyazamo ibitekerezo bidasanzwe, ibyo abandi bashobora kugorwa no kubona. Icyakora ku rundi ruhande, kwicara ugeretse ukuguru hejuru y'ukundi bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ufite ubwoba, ari nacyo abakozi bo mu ndege bakunze kugeraho igihe bari kugenzura ko abagenzi bameze neza. Ikindi kandi ni uko aba bantu usanga badakunze gushyira hanze ubuzima bwabo, ku buryo kumenya ibyabo ari ibintu bitoroshye, bishoboka gusa iyo mumaze kwizerana no kuba inshuti magara. Uburyo bwa kane ni ukwicara amavi atandukanye ariko ibirenge byegeranye. Abagize umuryango w'ubwami bw'Ubwongereza basabwa kwicara muri ubu buryo cyane cyane iyo bari mu ruhame. Ubu buryo bukoreshwa n'abantu bigirira icyizere kandi bakicisha bugufi. Ni abantu kandi usanga bazi kuvuga mu ruhame, bakaba abantu bakunze guhora bishimye kandi bagira impuhwe. Bagira ishyaka mu byo bakora, bakagira inzozi zo kuzagera kuri byinshi kandi bakaba abantu bazi gukora. Ku rundi ruhande ariko, uburyo bushobora gukoreshwa n'abantu bafite ubwoba cyangwa se biteguye kwirwanaho.
bwa gatanu ni ukwicara ikirenge kiri hejuru y'ivi rimwe. Abantu bakunze kwicara muri ubu buryo usanga ari abantu bigiriye icyizere kandi bakaba ari abantu biyumvamo ko bakomeye. Aba kandi ni abantu bakunze guhangana, yaba mu buryo bwo kujya impaka cyangwa se mu buryo bwo kugera ku cyo biyemeje. Muri rusange ni abantu badapfa kurekura cyangwa ngo bemere ko batsinzwe. Ni uburyo kandi bukoreshwa n'abantu bifuza kwerekana ko ari abanyembaraga, bafite ubushobozi bwo gukora no gutanga ibikenewe ndetse bakaba bashobora kuyobora. Ni uburyo bukunze gukoreshwa n'abayobozi muri rusange, cyane cyane mu rwego rwo kwiyerekana nk'abantu bakomeye. Turabashimiye mwese mwadukurikiye, kura subscribe maze tujye tugumya tubane. Byasi muri komenti udusangiza igitekerezo cyawe. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.